na n'uyu munsi hari inkuru zitazigera ziva mu bwonko bw'abantu cyangwa mu matwi yabo, amaso yabo ibyo yabonye kugeza na n'uyu munsi. Ese nituramuka tubyibagiwe ibyo byose bizaba ngombwa ko na social media bazazisiba cyangwa ibitangazamakuru byanditse izi nkuru? Abantu benshi cyane bakunze gukoresha ijambo bagira bati iyo utinze birapfa. Ibi ngibi ni bimwe byagiye biba ku bahanzi bakomakomeye bagiye bagerageza ko bajya mu rukundo. Abantu basigara babihindura bavuga bati nta rukundo rw'abahanzi cyangwa nta rukundo rw'ibyamamare, kuko gukundana n'icyamamare ni ukugenda mukaryoshya, ibyo byose bikaza kuba byarangira burundu urukundo rwanyu rusenyutse. Kuko 90% by'ibyamamare byagiye bikundana, ibyo byose byaje kuba byarangira bitandukanye. Uyu munsi rero naje ko nagutegurira rumwe mu nkundo zagiye zikomakomera mu byamamare, ariko bikamara imyaka myinshi cyane ariko bikaza kurangira bisenyutse. Ndetse reka twibukiranye wenda tuze kwihuta cyane kugira ngo tutaza kwizimbya mu magambo mukaza gukerererwa mushaka kumva iyi nkuru. Iyo uri kumva izi nkuru zaba bose uburyo bagiye bakundana ndetse n'itandukano ryabo, ni ibintu bibabaje cyane. Reka wenda twihute cyane, ariko ikintu cya mbere nagusaba no gukanda subscribe ku Ihozo TV konge tujye kubona muri iki kiganiro ndituru. Mu nkuru z'urukundo zose twavuga ntabwo twakwibagirwa inkuru y'umuhanzi Juno Kizigenza ndetse na Ariel Ways. Barakundanye biratinda ndetse batangiye gukorana indirimbo zimwe na zimwe, hari n'izabaye amahiti. Abahanzi baragenda baramenyekana kubera urukundo bakundanaga, ariko bidatinze uwitwa Juno Kizigenza ndetse na Ariel baje kuba batandukana mu buryo butunguranye cyane. Abantu benshi cyane, bamwe mu bakunzi babakundaga ari babiri, barababara cyane. Ariko n'ubundi amakuru arandikwa, video zirakorwa, ibiganiro birakorwa ndetse n'ibindi byose, ariko nta kabuza n'ubundi birangira batandukanye. Ariko nanone ntago dushobora kwirengagiza Miki ndetse na Regis. Uyu Miki yaje guhura na Regis ndetse batangiye gukora na Regis wari icyamamare, wari umukinnyi wa filime kazi. Miki byaje kurangira akundanye na Regis biratinda. Abantu bamwe na bamwe bati basigaye babana burundu, abandi batereka reka ati ibyo ni ibihuha. Abangaba n'ubundi bakomeza kugenda bihakanira kure, biza kujya ku mugaragaro, ariko n'ubundi byasaga nkaho n'ubundi biri kurangira. Mu nkuru z'urukundo kandi ntago dushobora kwibagirwa Oda Paccy ndetse na Lick. Abo nabo barakundanye, urukundo rwabo n'ubundi biza kuruvuyemo umwana w'umukobwa. Ibi nabyo byaje kurangira uwitwa Lick aje kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Oda Paccy birangira asigaye uko. Ku mwanya wa mbere w'ibi byamamare byagiye bikundana ariko urukundo rwabyo n'imyaka myinshi cyane ntiruze kuba rwagira ikintu ruvamo. Ku mwanya wa mbere turasangaho Riderman uzwi nka Gatsinzi Emery. Uyu yaje kuba yakundana n'uwo bita Mukasine Hasina. Uyu mu mwaka wa 2012 Riderman ubwo yari gutegura igitaramo cye, yaje kuba yashaka umutoza agombaga gutoza ababyinnyi bari kubyina muri icyo gitaramo cye, ariko aza kubura. Mu gushakisha uwitwa Muyoboka Regis ndetse n'uwo bita Queen Ari, yaje gukomeza gushaka, baza kuba bavumbura uwitwa Mukasine Hasina wari wibishemo impano yo kubyina ariko atabigaragaza cyane. Uyu Mukasine Hasina baje kuba bamuzana ndetse atangira gutoza bamwe mu babyinnyi bagombaga kubyina mu gitaramo cya Riderman. Yaje kubatoza ndetse uko yagendaga barana igihe kirekire n'uyu Gatsinzi Emery cyangwa Riderman, byaje kurangira bose amaso atangiye gukururana ndetse batangira kugenda baganira mu buryo bwimbitse bitari business gusa. Ibi byaje kuba byakomera n'umundi nyuma y'igihe kitari kirekire cyane, ibitangazamakuru bitangira gucapa bigira biti Mukasine Hasina ndetse na Riderman cyangwa Gatsinzi Emery batangiye kuba bakwinjira mu rukundo. Aba bombi batangiye kubihakana ndetse batangira kwemeza uburyo ari akazi. Ariko ibi ngibi burya ntawe utwika inzu ngahisha umwotsi, n'ubundi byaje kurangira Mukasine Hasina ndetse na Gatsinzi Emery kubera uburyo ahantu hose babaga bari kumwe. Abantu benshi cyane batangira kubabaza bati ese koko mwaba mukundana? Mu gihe kitari kirekire cyane haciyeho imyaka, abantu benshi cyane bagenda bavuga izi nkuru. Riderman ndetse n'uyu bita Mukasine Hasina baje kuba babyemeza, bavuga ko bakundana ku mugaragaro. Uyu wari nyirasenge Riderman, Queen A, yaje kuba yakwemera neza mu buryo butunguranye ati ibi bintu ntago nari mbizi. Nta kabuza ko uyu nyirasenge Riderman yari amaze kuba yaha pase cyangwa yaba umuranga mu rukundo rwa Riderman ndetse na Hasina, kuko uyu nyirasenge Riderman ndetse na Muyoboka Regis nibo baje kuba bazana Mukasine Hasina mu buzima bwa Riderman, ndetse byari kuzagorana cyane ko bazigera banahura. Ibi n'ubundi byaje kurangira mu mwaka wa 2012 ubwo Riderman yaje kuba yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
mu gitaramo yari agiye kwitabira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cy'abaraperi. Ibi n'ubundi byaje kurangira Riderman ubwo nyuma y'ibyumweru 2 gusa ari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Mu baje kumwakira ku kibuga cy'indege i Kanombe harimo abantu bagiye batandukanye, ariko harimo n'ibizungerezi bibiri, harimo Mukasine Hasina ndetse n'umukobwa wari warimariyemo Riderman mu ibanga rikomeye cyane. Uyu Mukasine Hasina wari umaze kuba yamenywe ikimenya bose kubera urukundo rwe na Riderman ahantu hose bari kumwe, ndetse inshuti n'imiryango byari bimaze kuba byamenya aba bombi ko bakundana. Ibi byari bitameze nk'aho bitangiye kuba byazamo agatotsi mu buryo bukomeye cyane, kuko uyu mukobwa Mukasine Hasina atakekaga ko ashoboraga kuba yamutwara umukunzi, niwe waje kuba yamukubita agapapu mu buryo butunguranye cyane. Urukundo rutangira kuba rwazamo kidobya, batangira guhangana, ndetse Mukasine Hasina wakundaga Kamanyinya mu buryo bukomeye cyane byaramugoraga kwikontorora cyane iyo yabaga yibutse urukundo rwe na Riderman, ariko uyu munsi bitari kugenda neza. Ibi n'ubundi byaje kurangira mu mwaka wa 2015 uwitwa Riderman cyangwa Gatsinze Mary atangiye kuvuga uburyo ashaka kuzabyara mu buryo bwa vuba cyane, ariko abantu benshi cyane batangira gutungurwa bavuga bati se azabyarana na Mukasine Hasina. Ibyo ngibyo byaje kuba byarangira uko nguko. Ni nk'uko nguko n'ubundi Mukasine Hasina byaje kurangira amubenze Butera Knowless ndetse na Safi Madiba. Uyu Butera Knowless yaje ari umuhanzi ukiri muto cyane, ariko nanone warusha asanga bamwe mu bagenzi be mu muziki harimo nka Kamishi, Oda Paccy ndetse n'abandi bose bagiye batandukanye. Abo bose yasaga nkaho kubanyuraho ngaze kuba yabarengaho ari ibintu byagoranaga cyane, nyamara hano hari abahanzi bakomeye cyane Urban Boys. Mu itsinda Urban Boys habagamo witwa Nizo, Safi Madiba ndetse na Mbojizo. Byari itsinda rikomeye cyane. Uyu Butera Knowless yatangiye kwisunga Urban Boys, batangira gukorana amwe mu mashusho y'indirimbo zagiye zibica bigacika. Bamwe bati nta kabuza Safi Madiba yamaze kuba yabona umukunzi, uko muri iyi ndirimbo Mwanzuro byaje kurangira uwitwa Safi Madiba ari kumwe na Butera Knowless. Bamwe bati umukobwa wese uri muri iriya video ni umukunzi w'umwe muri bari abasore bari muri iriya tsinda. Biza kwemezwa uko n'ubundi birangira Knowless ndetse na Safi Madiba batangiye gukundana rurakeba mu buryo bukomeye cyane, ariko ibi n'ubundi ntibyaje gutinda birarangira nabyo. Hozaba uyu yakundanaga n'uwo bitwa Linda, ndetse ibintu biragenda birakomera. Uyu munsi ni uburyo bworoshye cyane kuba wagenda ugasacinga uwo witwa Zaba ndetse na Linda, video zabo ndetse n'amafoto yabo uhita ubibona mu buryo bwihuse cyane. Aba nabo baje gukundana mu buryo bukomeye cyane, barakundana ndetse bamwe batangira kuba bafatiraho ingero, ariko nyuma y'igihe gito cyane byaje kurangira n'ubundi bisenyutse, baratandukana burundu. Ku buryo uyu munsi Linda yaje kuba yakomeza ibye ndetse na Zaba aza gukomeza ibye, urukundo rwabo rujyaho akadomo rutyo. DJ Benda uyu ni umubyinnyi ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umubyinnyi waje kuba yajya mu rukundo n'uwitwa Shakira, ariko nabo bataje kuba babitindamo cyane, kuko nyuma y'aho uwitwa Semuhungu Eric atangiye kwivanga muri uru rukundo byatangiye kuba ibindi, ndetse uyu Shakira atangira kuba yatangira gushinja Benda wagendanaga na Semuhungu Eric wari uzwiho ingeso yo kuryamana n'abo bahuje ibitsina. Aravuga ati nta kabuza nawe maze kwinjira muri ibyo bintu, ntago tugomba gukundana. Abantu benshi cyane batangira kumotera uwitwa Shakira, baramubwira ati nta kabuza umugabo wawe Semuhungu aramujyanye. Ariko ibi byaje kuba bitatinda, n'ubundi uyu witwa Shakira bagerageza kuba mwunga n'uyu witwa DJ Bendo, n'ubundi birangira bibaye ibyo n'ubundi batandukanye. Shakira akomeza ibye ndetse na DJ Bendo akomeza ibye. Kandi nanone ntago dushobora kwibagirwa inkundo zagiye zikeba, ndetse abantu benshi cyane batangira kufatiraho urugero. Izina Besto riraduka mu buryo bukomeye cyane. Abantu benshi cyane birasa nkaho iryo jambo aribwo barimenye best friend. Best friend nta kindi gisobanuro cyaryo, ni inshuti yabaga ari inshuti cyangwa imparike yagombaga kuba ari umukunzi wawe. Ubwo niba uri umukobwa nta kabuza wagombaga gushaka inshuti y'imparike y'umuhungu. Mu gihe sheri wawe adahari, iyo nshuti y'umuhungu nayo ikaba ikuri hafi cyangwa iri gufitinga mu mwanya wa sheri wawe cyangwa umukunzi wawe. Nta kabuza, cyangwa unyihangane niba nkoresheje ayo magambo, ukagira inshuti y'umukobwa ku ruhande, ngo no kuvuga ngo waba gufite abasheri babiri mu buryo butaziguye. Ibi nabyo byaje kurangira uwitwa Titi Brown ndetse na Nyambo bakundanye imyaka myinshi cyane, aho kugira ngo baze kuba babigaragaza ku mugaragaro, bambikana impeta, babane, bajye mu murenge ndetse n'ahandi,
babyereka ababyeyi, bahitamo kuba batandukana. Uyu Titi Brown yari atangiye kuba yavuga ati nta kabuza ndumva urukundo rwanjye rumaze kubira rugeze aha kwenda kumeneka, reka umwana noneho muterera ivi. Uyu witwa Nyambo Jessica yaje kumubwira ati ibi ntabwo bishoboka rwose, turi inshuti bisanzwe, ibyo bintu byihorere rero wikirushya. Uyu Titi Brown byaje kuba byamusigira igikomere gikomeye cyane, ariko nanone inkuru ziza kuvuga ko uyu Titi Brown Nyambo yaje kuba yamufata ari kumwe n'undi mukobwa mu mashuka mu buryo bukomeye cyane. Ibi byaje gutuma uwitwa Nyambo aza gufata umwanzuro wo kuvuga ko atagomba gukomezanya n'uyu witwa Titi Brown. Ibi inkuru ziragenda ziravugwa ndetse batangira kugenda babihakana, ariko n'ubundi biza kurangira babyemeje. Hari inkuru ziza zigasigira benshi cyane amasomo, abandi zikabasigira ibikomere, abandi zikabasigira amazina akomeye cyane. Ni inkuru z'urukundo, ko umuntu yaza akakwinjiramo wese mugakundana imyaka n'imyaniko, ariko n'ubundi bikazarangira bibaye ibyo. Nyamara uyu munsi ushobora kuba warabibwiye inshuti, abavandimwe, ndetse ababyeyi banyu bakaba babizi mwembi ko mukundana, ndetse bitegura bavuga bati nta kabuza abana bacu bagomba kuzatwereka urugo, cyangwa bakatwereka ubukwe mo kimwe, kuko rimwe na rimwe abantu bashobora kutabereka ubukwe ariko bakabereka urugo rwabo rumeze neza. Nta kabuza urumva ko baba baciye za nzira bita iza panya cyangwa koco. Ariko nabyo se ibyo byo biba byabaye? Hari ingo nyinshi cyane zagiye zishingwa, ariko zigashingwa mu buryo bw'ibanga, ahubwo umusore ashobora kuba yaza gusura umukobwa cyangwa umukobwa akajya gusura aho umusore aba, bakamarana igihe kirekire cyane. Abenshi cyane basigaye babyita kweseya cyangwa se yaje. Ibi ngibi usanga abakobwa ndetse n'abasore babyiharaje cyane muri iki gihe. Ugasanga umwana wawe wamwohereje ku ishuri cyangwa umwohereza mu kazi, ariko uyu munsi ari kubana n'umusore, ndetse wa musore bavuga ko bakundana, bakabana mu nzu umwaka umwe, 2, 3, 4, 5. Nyuma yaho bakaza gusanga bitari buvemo. Uyu mukobwa bikaza kurangira ndetse yerekeje iwabo n'umusore akerekeza iwabo. Nyuma y'igihe kitari kirekire cyane tukaza kubona abantu bagiye batandukanye bavuga bati ubukwe bwa kanaka bwabaye, yasezeranye n'undi muntu, ntago ari wa wundi bahoze bakundana. Ese ibi koko byaba ari ugukundana, cyangwa waba ari umubano wihishe inyuma, cyangwa urugo rubanza gushingwa mbere y'urundi rugo rw'imenyereza mwuga? Ibi ngibi byaba ari bishya cyane ku isi. Niba uyu munsi umuntu ashobora kujya muri stage y'urugo kwimenyereza urugo, akagenda akabana n'umusore, ariko wa musore n'ubundi bikazarangira atari we babanye, cyangwa akagenda akabana na wa mukobwa ariko n'ubundi bikaza kurangira wa mukobwa atari we babanye. Ihi ngibi bakabyita iseyaje. Ibi ngibi namwe mwazambwira icyo bisobanuro cyabyo cyangwa uko mubyumva. Ese koko uyu munsi uramutse umenye ko umugabo wawe cyangwa umukobwa muri kumwe ubu ngubu yaje kuba yajya muri eseyaje y'imyaka 5 abana n'umusore cyangwa abana n'umukobwa, uyu munsi akaza kuba yakubikubwira, uyu munsi wabyakira gute? Wakemera ko mukomeza kubana, cyangwa wahita umubwira ko udashobora kuba wabana n'umuntu wigeze kuba yashakaho umugabo cyangwa wigeze kuba yashakaho umugore mugatandukana? Reka nsoze mbashimira mwese twabanye muri iki kiganiro. Inkunga ya mbere nabasaba no gukanda subscribe. Nitwa turi kumwe muri iki kiganiro ndituru. Mukomeze kugenda mudushyigikira mukanda like, share ndetse n'ibitekerezo byanyu hafi aho ngaho. Ibiganiro byacu nakagaruka. Turabakunda cyane.